Jackie nabonye ibintu byamubayeho binyibutsa ubuzima bwanjye. Ndavuga ati biriya bintu abagabo badukorera, igihe umugabo aza akagushuka akavuga ati ni umwana mwiza ukamwibeshyaho kandi afite yenda se cyane ko yanambwiye ngo nawe najya kumurega ngo ntawe nzamurega, nshobora gusanga ngo uwo ndega ngo ari we ndegera. Iyo mbonye ikihedi nyine ndagikora, nabona utuntu two gucuruza ndi bukore n'icyo gihombo cyo kurya natwo nkacyo nkagikora, ariko kugira ngo umwana wanjye akomeze ishuri. Bigeze kuvuganaho rimwe nyine avuga ati ibyo nakoze ntago ari byo, nyine numva ari nk'umuntu ushaka gutangira kwemera umwana. Numva atangiye kuzana ibindi bintu, avuga ati twigwizaze nimba ushaka ko nemera umwana ngo twongere turyamane. Avuga ati umuntu uhakanye umwana wa mbere ibaze aneye indi nda ya kabiri noneho uko byagenda. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu mwe mudahwema kudukurikirana uko bwije nuko bukeye, nangire mbasaba mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Umunsi turi kumwe n'umukobwa, tugiye kuganira n'umukobwa ubabaye, agiye kutuganiriza ku bijyanye n'inkuru y'ubuzima bwiwe ari gucamo muri iyi minsi, ubuzima butamworoheye, ariyo mpamvu yavuze ati reka ze abagezeho inkuru yiwe kugira ngo ayibasangize. Guhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Ariko wihebye cyane, gerageza ushyiremo akamorale kugira ngo abantu batureba bazabone ko byibuze hari icyizere. Murari bihari, nako nitekereje nyine ubuzima hari igihe murari bura, ariko umuntu aragerageza. Yego. Kanecare hano kugira ngo urebe muri kamera. Yego. So wambwiye ko wifuza kuba twakorana ikiganiro. Ndashaka kumbwira nihe mpamvu nyamukuru yaguhatirije kumva ko ugomba kuba wadusaba ikiganiro? Ngiye impamvu nyamukuru yabinteye nuko bera Jackie nabonye ibintu byamubayeho binyibutsa ubuzima bwanjye. Ndavuga ati biriya bintu abagabo badukorera ntago ari byo, kuko nanjye mfite umugabo wanteye inda. Umugabo gutenda ariko nta bihure na Jackie ko we ntago bari bamuteye inda. Nyine nibyo mvuga by'abagabo b'iki gihe, hari igihe umugabo aza akagushuka akavuga ati ni umwana mwiza ukamwibeshyaho kandi afite yenda se atari umuntu mwiza mu by'ukuri. Yego. Hanyuma wowe none ndagira ngo utubwire story yowe n'uwo mugabo cyangwa se yawe n'uriya mugabo waguteye inda. Story yawe n'uriya mugabo ndimeze gute? Ngiye n'umugabo twakundanye, yarambwiraga ngo ni umusirikare, sinzi neza niba ari umusirikare. Antenda twakundanye mfite imyaka 16, anambwira ngo tuzabana. Ku myaka 17 nari mfite umwana. Ubwo ndamugije ndamubwira ati se ko wanteye inda? Arambwira ati ngiye nta bushobozi mfite bwo kugutunga, nimba ubona naraguteye inda giwanyu. Ako ndagira ngo uko yemingofero nta kintu byagutwara. Twiganire gutyo umeze neza. Yego. Tuganiriza ariko uduhereze nyine in full detail. Ureka guca kuvuga nk'uri guca mu ncamake. Byagenze bite? Bikuntu byagenze, ngiye n'umuntu waduhuje ubundi mu buzima busanzwe nakoraga akazi ko mu rugo. Yego. Umukobwa twakoranaga niwe waduhuje. Ubwo uwo muhungu turakundana, tuza kujya ahantu arampamagara ati ngwino duhure. Ndagenda turahura. Yego. Nza kwisanga nyine twaryamanye. Nuko ngo mwahuye ku ncuro mbere muhita muryamana. Yego. Ariko ngiye yambwiraga ko nkunda, numva nta kibazo. Ambwira ko tuzanabana, niyo mpamvu nabikoze numva ntabwo bamfite, mvuga ati n'ubundi umuntu turakundana n'undi tugiye kubana. Nicyo cyatumye mbikora. None ubwo tumaze kuryamana, ubwo ntangira ubuzima nyine butangira guhinduka. Ndamubwira ati nshobora kuba nwite. Arambwira ati wowe tuza nimba utwite ntugire ikibazo tuzabana. Yego. Ndigize amezi 4. Ndamubwira ati uko byamera kose ndatwite, ndabyemeza ko nta kuntu namara amezi 4 ntarabona imihango, byanga bikunda ndatwite. Yego. Arangije tambwira ngo ubwo ngo nimba utwite ngo nago ngani utera inda ngiye nyine, ubwo wasanga atari niyanjye, ngo manuka ujye iwanyu ngo ujye mu cyaro, ngo nzabyemeza neza ngo wabyaye, ngo namaze kureba umwana ngo ko dusa. Ubwo nyine naramanutse njye iwacu. Gera mu rugo nawe urabizi ababyeyi iyo bibonye umwana yaragiye ari umwe akagaruka twite avuga ati ejo n'ejo bundi azabyara. Yego. Ubona n'ubuzima bwo mu cyaro ukuntu buba bumeze, ababyeyi na uko byamera kose ntago babyakiriye neza. Icyo gihe nuko ngo wowe yagutenda ufite imyaka 16. Yego.
ubwo naramanutse marambwira ati suko ko wanze ishuri ukagenda ngo ujye gukorera amafaranga ukabona yaje utwite ninde waguteye inda ndamubwira ati umuntu waneye inda ni umuntu twakundanaga ariko ntago nzi iwabo ati sakora iki ndamubwira ati mama tubyihorere njye yambwiye ko ari umusirikare ibindi tubyihore nta bindi byinshi nzi yego ubwo naratwise ndabyara ku myaka 17 nari mfite umwana yego ndamuhamagara ndamubwira ati nabyaye ati se wabyaye iki kuko yari yambwiye ati nutabyara mu kwa 10 umwana azaba atari uwanjye nabyaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 ndamuhamagara ati se kuambye ko ntabyara mu kwa 10 umwana azaba atari uwawe nkaba nabyaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 tubigenze gute ati se wabyaye iki ndamubwira ati nabyaye umukobwa ngo njyahita nyihakana mbwira ati ngiye ngo ntago mbyara abakobwa ubwo nimba ari umukobwa ngo uzabyimenyere ndavuga ati noneho ndapfuye ntangira nyine ubuzima bwo kurera umwana njye nyine ariko n'umubyeyi wanjye akamfasha yego umwana agize umwaka ubuzima bwo mu cyaro buranga subira mu kazi ko mu rugo i Kigali kuvuga ati umwana wanjye atazabaho nabi cyangwa se akanarwara bwacye kubera kugira ikintu abura umwana namucukije afite umwaka njya nsubira mu kazi i Kigali njya kumushakira nyine ibintu umwana byose aba akeneye buriya kurera umwana ntabwo ari ukumureba mu maso ni ukuvuga ngo niba umwana akeneye amata akaburishuwa ko ari buyabone yaba akeneye icyo kwambara ukakimona nyine nk'umuntu umwe biba bireba uri wenyine tuganire sibyo tuganire ndabyumva ko nyine umwana acaho abaho ubuzima nyine bukomeye sibyo yego icyo gihe wowe bagutera inda ku myaka 16 nibwo wahise wabaga i Kigali yego uhita ujya mu cyaro sibyo noneho icyo gihe wowe wageze iwanyu ababyeyi baratungurwa bavuga ati uyu mwana yatewe inda sibyo ku myaka 16 ntabwo wigeze ugerageza ko wajya mu buyobozi se uvuga ati uyu mutipe reka nanjye ngira ukuntu mugenza ntago nagiye mu buyobozi kubera yuko yarambwiraga ati wowe tuza nzagufasha kuri buri kimwe nkumva nyine ibintu byo kumujyana mu bayobozi nta n'ikintu byamarira cyane ko yanambwiye ngo nawe najya kumurega ngo ntawe nzamurega nshobora gusanga ngo uwo ndega ngo ari we ndegera yego binshi intege nyine nagakwirwa njya ndavuga ati buriya azamfasha mu byo ashoboye ntabwo ari ngombwa kumujyana mu buyobozi ageze mikoro hejuru urakwaga ngo uwo urega ngo ni we ndegera yego arangije aragutererana umwana wawe ubu ngo afite imyaka ingahe agize imyaka 7 imyaka 7 agerageza basi kugufasha se nyuma nta n'ikintu na kimwe habe n'igiceri cy'icumi na kimwe nzi umwana we saze sura papa we oya ajya kubaza ati ndifuza kuba nabona papa se ntago byabura kubimbaza ariko nyine ushaka ikintu beshya umwana nk'umubyeyi kugira ngo se n'umwana atiheba uvuga ati ndacyafite icyizere kuva umuntu akiriho hari genda yazangarukira nubwo ujya umwereka ifoto ye cyangwa ya papa we oya nayo mfite nta foto ya papa we ufite wapi nese uheruka kubona na papa we duheruka kubonana nyine icyo gihe kuvugana kuri telefone nubwo yego none se muryamana muhura bwa mbere wari isugi cyangwa nari isugi nibwo bwa mbere nari mbikoze ahita agutera inda amaze kugutera inda arakwihakana yego ko numva ari ibibazo se ibibazo abagabo b'iki gihe rwose bisubireho bari kuduhemukira ugasanga umuntu akoze abyaye atarakura agize agahinda ko kuba yaravuye mu ishuri agize agahinda ko guterwa inda agize akandi gahinda ko kurera umwana ari wenyine nta n'umuntu umufasha nawe urabizi kurera umwana biravuna yego kurera umwana noneho uri wenyine uri n'umukobwa ukiri na mutoya kumushakira buri kimwe reba nk'ubu ageze igihe cyo kujya mu ishuri umwana aba akeneye ibikoresho by'ishuri akeneye mituweli ibintu byose nyine by'ubuzima busanzwe kuvuga ngo rero ngo urabimenye uri wenyine ni ibintu bikomeye pe none se mwibarize byarangiye wowe ubundi we kugira ngo uve mu ishuri bitewe n'iki ni ubukene bwo mu rugo ntabwo ari bya bindi wenda by'umukobwa bafite n'uduce tubi nta mico mibi nagiraga nyine nuko ubuzima bwari bwanze nkavuga ati kugira ngo ngume mu cyaro n'ubundi ntacyo ndi gukora reka njye gushakisha ubuzima i Kigali ndagera nyine nkora akazi ko mu rugo birangira n'uwo muhungu anteye inda mva mu kazi ko mu rugo ngaruka mu rugo ubu ndi mu buzima bwo kurera umwana ndi njyenyine nubwo buzima nibereyemo
ubundi se kuki ko numva n'ubundi wari isugi nyine utari usanzwe ukora ibyo bintu kuki watinyutse uwo muntu akaba ari umuntu wa mbere wemera ko muryamana? nyine hari ukuntu umuntu aba akubwira ati dore urakuze kandi iriya myaka iyo uyigezemo wumva koko warakuze. Yarambwiraga ati wowe ngwino ndakugira umugore ntabwo uzananira. nanjye nkavuga ati nta kibazo n'ubundi ubuzima bwo mu rugo ntabwo bwari bworoshye kugira ngo ume mu kazi ko mu rugo nakishakira n'uwo mugabo nuko byarangiye nyine nawe antengushye. ahita gutenguha arigendera. yaba arigendeye. ubugezi wanyu burya hari imvune abakobwa bakibyara bahura nazo cyangwa abakobwa batwite. Umubyeyi wawe mwahise mubana mute abonye ufite inda ku myaka ya 16? nyine mama yaranyakiriye ariko bya kibyeyi ariko afite n'agahinda ko kuvuga ati umwana wanjye agiye kubyara akiri mutoya. arihangana nyine aranyakira ndabyara aramfasha ntago yigeze antererana pe. aranyakiriye nk'umwana we ankorera buri kimwe umubyeyi yagakoreye umwana we. ndabyara nyine turagumana paka umwana akuze geraho mu musigira nsubira mu kazi. ubu umwana ari ku ishuri. ngo yatangiye ishuri. ngo yatangiye ishuri. Yego. nese kuki wafashe umwana umusiga ku mubyeyi wawe? yego kugira ngo yige. ubu ngo ukora iki? iyo mbonye ikiyede nyine ndagikora. nabona utuntu two gucuruza ndi bukore n'icyo gihombo cyo kurya natwo nkacyo nkagikora ariko kugira ngo umwana wanjye akomeze ishuri atarivuyemo kuko nubwo ndi umugore cyangwa se nubwo ndi umukene ntabwo umwana yava mu ishuri nk'uko nanjye narivuyemo. Yego. ubu ngubu base waje nyuma yo kuba wahura n'ibyo ngibyo waje guhura n'undi mugabo kuko wigeze kumwanga ubanza ufite umugabo? nyine muri ako gahinda nari mfite naje guhura n'umusore mubwira nyine ko mfite umwana kandi aranamukunda turabana kugeza mfite abana 2 kandi n'umwana wanjye arahari n'uwo aramwemera. byiza cyane birashimishije ni inkuru nziza cyane. ni ukuvuga ngo uwo mutipe we yaraje asanga n'undi wowe wifitiye uwo muntu mubana. ubu ngubu ugeze basi ujya umuvugisha ko numva utabana nawe? umwana ndamuvugisha ariko nyine hari igihe n'umuntu aba atekereza n'amagambo y'abantu no kujya kumusura ukumva birakunaniye ukavuga ati n'ubundi wakigumiraho ndi. hakuno ugera nko mu cyaro ngo ngo dore wa mukobwa wabyariye iwabo ngo dore wa mukobwa ufite wasize ikinyendari iwabo ngaje kumukura ikireba. ukumva nyine biguteye isoni ukumva ntiwashaka no kujya kumureba ariko nyine uragerageza ugahumiriza ukarenzaho. Yego. papa wese ntabwo basi ajya guhamagara ngo akubaze amakuru y'umwana? papa nyine kubera ibintu aba nambwira ari njye mujya munavugana? bigeze kuvuganaho rimwe nyine avuga ati ibyo nakoze ntago ari byo nyine numva ari nk'umuntu ushaka gutangira kwemera umwana. numva atangiye kuzana ibindi bintu avuga ati twigwizaze nimba ushaka ko nemera umwana ngo twongere turyamane. avuga ati umuntu uhakanye umwana wa mbere ibaze aneye indi nda ya kabiri noneho uko byagenda. ndamubwira ati nimba ushaka wumva umutima wawe kwemeza kwemera umwana emera umwana umwandikishe mu irangamimerere unamfashe unahe umwana ibyo akeneye ariko ibintu byo kumbwa kongera kuryamana ntabwo nabyemera kuko baragiye umuntu ashaka kugutera indi nda niya mbere yarayanze noneho bikakubana ibibazo ibazana mu cyaro bavuga ati wa mukobwa wabyari iwabo atarongera arabyaye byaba ari ikibazo. ariko ngo warakuze wamenye kwirinda nyine bibaze noneho nimba wihiringa urere wamenye kwirinda ntabwo yapfa kwigutera bwa kabiri. ntabwo biba byoroshye. ntabwo biba byoroshye kuvuga ngo ugiye kurera undi mwana wa kabiri no wa mbere kumurera ari ikibazo. biragoye cyane. umwana ko numvise se mutabana ujya umuvugisha weruka kubonana nawe ryari? umwana ari ku ishuri tuvugana nyine yavuye ku ishuri kubonana nyine tubonana mu kiruhuko yavuye ku ishuri kuko aba mu cyaro ubuzima bw'aho mba ngiye ntabwo buba bworoshye abana na nyirakuru ari ku ishuri ngiye mufasha mu duke nshoboye kugira ngo ajye ku ishuri nyine. umugabo wundi se kuki wowe mubanye mute kuki utazanye umwana ngo abare mubana nyine n'umugabo muri kumwe? nyine impamvu tutabana twebwe tuba turi mu gupagasura biza ubuzima bw'iki gihe bo bari ku ishuri umva ntitwavuga ngo tuba kubera ubuzima turimo ntabwo bavuga ngo ugiye kubakura ku ishuri ngo bazanye ngaho turi ariko buri muntu abonye ubushobozi cyangwa se na se akagira ikintu amufasha namushyira no mu kigo kinyegereye nuko bari banciye amafaranga nkumva arahenze nayo nabona nkavuga ati reka mujyane aho binyoroheye. muri gupagasa ukora iki wowe? ni ikiyede iyo nakibonye cyangwa se haba hari n'utuntu two kuzunguza nabonye ndi bukureho n'icyo gihumbi cyo kurya
nibyo nkora nta undi mu buzima busanzwe nta kazi gafatika ngira. umugabo wakora iki? Newe ni ugushakisha kugira ngo umuntu abone icyo kurya. Mwahuriye he we kugira we Umugabo wanjye wambwiye ngo wenda yumvise ako mwahuriye? twahuriye ku ishuri. Mwariganye? Nyine maze kubyara hari ikigo iwacu cyaje cy'imyuga. Mama arambwira ati aho kugira ngo uzasazire mu kazi ko mu rugo ngwino ujye kwiga imyuga. Njya kwiga imyuga yo gusuka, nawe aje kwiga electricité, turahahurira arankunda. Ndamubwira ati nubwo nkunda ngiye mfite umwana aba mu rugo. Arabyakira avuga ati nta kibazo, turakundana nyine bigira naho kubana. Yego. Aka kantu ko gusoma kora kaza ko gusoma ni gakeya kuko ntabwo nize amashuri afatika. Nuko ko hari kwiga imyuga nyine yo gusuka. Byari byo gusuka ni byonyine. Hanyuma se wowe nyuma yo kuvuga ati reka nanjye ngire inkuru yanjye nshyira hanze kubera ko wenda nabonye iyi nkuru, sibyo nkabona wowe ubivugaho iki? Ngiye impamvu nashyize inkuru yanjye hanze bavuga ati ibyo bizagize umuntu uyibona hari icyo yamfasha, cyangwa se hagira nk'umuntu wagira ikintu amfasha mu buzima busanzwe se cyangwa mu by'ubuyobozi ku mwana wanjye kuba yabona agaciro, bakamwandika mu irangamimerere akabona n'ubundi bufasha bwo kujya ku ishuri. Nuko ngo ahanini wowe uri gushaka uburenganzira bw'umwana wanjye, uburenganzira bw'umwana wawe, akabona ibyangombwa, akabona agaciro, akajya mu irangamimerere akazabona ibyangombwa nk'abandi bana, akajya mu ishuri rifatika. Ubu ngubu ntabwo yanditse? Wapi, yanditse kuri njye ngenyine. Hasi undi sa nkonsobanurira. Iyo umwana atanditse kuri mama we na papa we hari ibintu abura? Ntabwo mbisobanukiwe neza, n'impamvu ndi kuvuga ati hagize ubibona ubisobanukiwe yamfasha akansobanurira. Yanditse kuri njye ngenyine, ise yarabyanze nyine kumwandikisha. Yanze kumwandikisha. Ifoto ya se urayifite? Ntabwo nyifite. Ntabwo ifite? None se nimero ze urazifite? Ndazifite nimero ze. Ese wamuhamagaye ukamubaza ukabimusaba? Ikigihe ntabwo ashobora no kutanyitaba. Ntabwo akikwitaba? Hari igihe yanga kunyitaba bakambwira ngo ntabwo nafite kukuvugisha ngo ibyo mba ndi kugusaba ngo ntabwo uba uri kubyemera ngo ntukagira ikintu mbaza. Arashaka ko muryamana kugira ngo yiyandikisheho umwana. Uheruka kurira ryari? Kurira? Nta gihe ntarira, iyo mbitekereje. Buri munsi urarira? Iyo mbitekereje ukuntu ndi kurera umwana njyenyine kandi se ari umuntu uri hari ufite ubushobozi, biba ari hatari. Yego. Biguca intege cyane. Havuga ati umuntu utama n'igihumbi basi ngo ngure n'umwana ikaye cyangwa se n'inkweto. Yego. Abantu babaho ubwo buzima akenshi bajya batekereza ukabona arigunze, kandi hari n'abatekereza kwiyahura. We bijya bikubaho? Njye nabitekereje kenshi. Watekereje kwiyahura? Yego. Bivuye kuki? Bivuye ko nyitwite. Navuga ati navuye mu rugo mvuga ko ngiye gukora akazi, none ntashye nahanyida. Nibaza nyine ahantu ndi buyijyane. Nyuma no kubyara natekereje, narebye ukuntu usa nyihakanye, ntekereza ukuntu ngiye kurera umwana ubuzima bwanjye bwose, nabyo numva ni danje. Utekereza kwiyahura? Umva kuri buri kigenza gute se ubuwe? Ntabwo nzi ko nayo kugenza gusa numvaga nyine ubuzima mbuhaze tu. Ariko byibuze aka kanya uramureba umwana wakagira icyizere cy'ubuzima. Kugeza ubu ntabwo natekereza kwiyahura. Iyo mubonye niwe unsubizamo imbaraga. Ndavuga ati nubwo se yanyanze ariko umwana wanjye hari byinshi azangezaho. Nubwo ndi njyenyine murera ndi njyenyine, nubwo bitoroshye nzagerageza murera uko nshoboye. Abantu bakunze guhura n'ibyo bibazo bajya bahura n'ihamuka. Abantu bakunze nyine abana avuga nk'abakobwa baba barabyaye kuri iyo myaka. Wowe bijya bikubaho ukisanga urabitekereje ukaba wahamuka n'ibiki? Ntabwo biba byoroshye, ndetse no guhamuka n'ubwo niyo wabitekereza wenyine wicaye urarira agahinda kakakwica, ukajya uhura n'umuntu ukikanga ukavuga ati ubu ni ubuzima mbayemo. Ntabwo bworoshye. Yego. Ni ikihe kintu cyaba kigutera ubwoba mu buzima busanzwe? Nyine hari ukuntu nk'umuntu atekereza kuvuga ati ubu se nimba nabuze icyo kurya ejo umwana nampamagara cyangwa se ku ishuri bakampamagara nzabigenza gute? Ariko none uri kumwe n'umugabo wawe mu mibanire n'umugabo, ni ikihe kintu kigutera ubwoba? Nta kibazo ufite? Nta kibazo cy'umugabo mfite. Ikibazo mfite ni icy'umwana gusa. Cy'umwana gusa. Yego. Ubu ngubu ayatangiye mu wa mbere yishyura ngahantu yiga? Ahantu yiga nyine bishyura igihumbi cyo kurya, ariko nyine urabyumva nawe kubaho utari kumwe n'abana ni ikibazo. Abantu nashakaga kumujyanaho bari banciye 21,000 ku kwezi kugiye.
biragoye cyane, biragoye. Ni ibintu byinshi tuba twaganira, nyine urumva ko ni byinshi cyane, hari ibyo waraciyemo sibyo uba ufite waganiriza abantu, ariko noneho nyuma y'ibyo byose ndi kugira ngo ugire nk'ubutumwa ugenera abakobwa bakiri batoya ukurikije ubuzima bwawe waciyemo. Ikintu naganiriza abakobwa, utitaye ngo umusore ngo murakundana, utitaye ngo arakubwira ibiki, umusore muzakundana akakubwira ngo muryamane, ntuzabyemera. Kuko uragira ngo murakundana mukaryamana, mwamara kuryamana abonye ikintu yashakaga agahita akureka. Ntabwo ari bose ariko. Oya, ntabwo nabyizera ko atari bose, kuko iyo umusore mukundanye abizi kuri inkumi nawe ari umusore, yamaze kubona ikintu yashakaga arigendera. Ese uwo mubana mwakoze ubukwe? Ntabwo nari inkumi icyo gihe, nari umugore. Ese sinari mfite umwana. Iyo ufite umwana ubwo nta kibazo. Oya, ntabwo nta kibazo, ariko umuntu muzakundana akavuga ngo muryamane, uzabyemera. Igihe nigeze ambwira ngo turyamane, twaryamanye twabaye umugabo n'umugore turi kumwe mu nzu. Muri kumwe mu nzu. Ntabwo yambwiye ati ngwino nsure nk'uko undi yambwiye ati ngwino duhurire aha tukaryamana, namara kugenda. Ese undi mwahuriye hewe kutigeze uhambwira? Twahuriye ahantu hari aho bita ku giti cy'inyoni. Ku giti cy'inyoni hari mu kabari? Yego. Birangira muryamanye gute kandi mwahuriye mu kabari? Urumva ko n'uwamwishyiriye? Nuko nyine muvuga ngo ni wamwishyiriye. Kandi yarampamagaye anyoherereza tike ndaza. Urumva ninjye wamwishyiriye cyangwa yarampamagaye? Yaraguhamagaye akohereza tike ujya kumureba uvuye ku kazi. Nari ndi mu rugo icyo gihe, nari ndi mu rugo, nagiye mu kiruhuko mu rugo. Uri mu cyaro? Ahagana he? Mu Ruhango, wacu ni mu Ruhango. Mu Ruhango. Aguhereza itike iva mu Ruhango paka i Kigali. Aha ninsubiza ndaza nyine umuntu twakundanaga ntabwo ari kumamagara ngo ngwino ngo nange kugenda. Wumva urukundo ari rwose. Nawe umaze nk'igihe kingana iki muvugana? Kwa tumaze nk'amezi nk'ane. Amezi nk'ane. Ubu urimanukiye uzi i Kigali, waraharaye? Twarararanye. Mwaraharaye? Ariko mbwira ati turarane, ni umusibe ejo bundi nzahita ngenda nkodesha inzu duhite tubana. Ndagenda nyine tumaze kuryamana, maze gutaha bukeye bwaho atashye ndamuhamagara, ndamubwira ati se gahunda imeze ute? Ngo ihangane ngo nyuma y'icyumweru ngo nzaguhamagara nkubwire. Namamaga nkambwira ati ihangane nzakubwira. Birangira gutya indikura ndambyara. Wahuye n'umugabo ku munsi wa mbere, wowe umuhita murarana? Ese ko twakundanaga ariko byanga gute? Kandi umuntu mukundana wese mugomba kurarana. Kandi wari ukiri n'isogi. Nyine kwa nari nzi yuko twakundanaga. Ese reka nkubaze, ubundi uwo mutima wawukuye hehe nyine wo gushirika ubwoba kuri urwo rwego? Ni wa mutima nyine w'abasore babashuka abakobwa, kavuga ati nimba urumva ni ubwa mbere wagiye kurana n'umuhungu. Nyine kwa numvaga yuko tuzabana, ntabwo nari mfite nta n'ikibazo, avuga ati n'umuntu tuzabana umusibe ejo cyangwa ejo bundi, ntabwo mfite, ntabwo namutinya, nta n'ikibazo mfite. Tuvuga ati umunsi wa mbere ka tubane muri lodge. Kuko yarambwaga ati ni icyumweru kimwe kiracamo, mpita njya gukodesha inzu tukahita tubana. Kugeza n'iki gihe ni ibibazo, ntabwo byoroshye. Yawe si umwana wawe ubu ngubu basi ugiye umuganiriza ukabona basi arishimye ameze neza? Ntabwo gusa yakishima gute? Ambaza ati papa ari nkamubwira ati nkamwereka utari se nkamubwira tura niwe papa wawe. Arabizi wenda ko ari papa wawe. Kabizi kubera ko urumva ntiwajya kumubwira ngo papa wawe yarakwanze, umwana w'imyaka 7 ntabwo ambwira ngo papa wawe yarakwanze. Ushakashaka buryo umubeshya byiza yazamara gusobanuka, amaze ko umuntu mukuru ari umuntu umwana ubyumva ukaba ari bwo umubwiza ukuri. Wese basi ufite ababyeyi bombi? Yego. Mama na papa babo baracyahari? Okay, ni byiza basi ubwo ugifite amahirwe yo kuba afite, bazanagufasha no kuba bari kumwe na nyine bamukurindira, sibyo? So ni byinshi rero twaganira, ariko reka dusoreza ahangaha, sibyo? Ndumva twasoza tugana nimero ya telefone umuntu wifuza kuba yagufasha cyangwa umuntu wifuza kuba yakuvugisha. Ndumva bavuga nimero ya telefone. Nimero yanjye ya telefone ni 078 70 11 969. Yego, sawa, urakoze cyane. Slim Jesus.